ngo twereka ngo abagore ngo uburyo ngo bagomba kunyurwa mu gikorwa cyo gutera akabariro. Ibyo bintu abagabo benshi basigaye barabigize business, n'abandi bagore bakosha abandi bagore bakabijyamo. Byumvira ko ibyo bintu bishoboka, ngo ari ibyumba ngo biba birimo ngo mu bitsina by'abagore ngo abame ibyumba, barangiza bakabimubesha. Umudamu nawe umeze nkaho yahonamye akabyumva akabyikiriza hanze akabayerekeza bikozamo ibintu by'ibikokombura. Abadamu usiga ubona umudamu nijoro arabyuka ukajya kubona ukabona agiye muri douche cyangwa akajya muri douche cyangwa muri toilette akaguma yagatinda akamara akabashobora kumaraho nk'iminota ka video. Hari ibintu by'ibimashini dukoresha byitwa vibrator. Abadamu, abantu b'abadamu, abakobwa abagabo basigaye barihaye ubutsinda bwo gufata abandi badamu bakabajyana mu ngeso mbi, hanyuma abadamu bamara gukuramo no kuvomeza ndwara bakazishyira abagabo babo. Mwongere mutekereze neza uwo mwanda turi. Umugore kujya gutandaraza imbere y'umugabo atazi ngo namukorere waxing ngamwogoshe. Ubona wari ufite umugore ariko ari kugenda ahinduka afata izindi ngeso zitari nziza. Ushobora kutuvuga ati ako ibyo uvuga urabizi. Yes, this is Kawa TV show Simply Kumayombi. Izina ryanjye nitwa Benjamin. Uyu munsi tugiye kuganira, ariko nanone muri iyi minsi hari abantu b'abadamu, abakobwa abagabo basigaye barihaye ubutsinda bwo gufata abandi badamu bakabajyana mu ngeso mbi. Abagabo ugasanga bashinze ibintu bimeze nk'amahouse party cyangwa se bashinze amazu runaka, amwe namwe bakayita ngo ni amakonsultation cyangwa se bakayita ibindi bintu ntazi. Barangiza bakajya bafata abadamu bacu cyangwa se abadamu bakabusha bakababwira uburyo baje kubereka uburyo bwo kubaka ingo zabo, bakagenda bagashinga ubushami bakavuga ngo twebwe ngo twereka ngo abagore ngo uburyo ngo bagomba kunyurwa mu gikorwa cyo gutera akabariro. Ibyo bintu abagabo benshi basigaye barabigize business, n'abandi bagore bakosha abandi bagore bakabijyamo. Ugasanga ufite umugore ava mu rugo agahita ajya muri bya bintu, kandi yari umugore muzima ukabibona wari ufite umugore ariko ari kugenda ahinduka afata izindi ngeso zitari nziza. Ushobora kutuvuga ati ako ibyo uvuga urabizi. Ngewe kugira ngo manze mbikwereke neza cyangwa se nkumvishe neza uko biba bimeze mu nzu zabo bagabo bagize ute, babigize nka business, birirwa basambanya abadamu b'abandi, birirwa basambanya abakobwa b'abandi babereka ngo bari kubereka ngo ibintu bigezweho. Abadamu bandi nabo bivugishwa ngo bari kwereka abandi kubagira abasirimu. Ngiye kukubumvisha aka video gatoya, hanyuma nze dukomeze turagenda duhanahana ibitekerezo nkwereka nuko bimeze. Reba aka video. Hari ibintu by'ibimashini dukoresha byitwa vibrator. Vibrator? Ni biba bimeze n'akantu k'akamashini baragacaginga kaba kameze nk'akamashini, kaba turatandukanye, ni type zitandukanye, bigenda biterwa n'ukuntu nyine na brand yabo n'ukuntu bazikoze. Abagabo kenshi bakunda abagore babiri baba bafite n'ama vibrator, akayabaha ngo muyakoreshe kugira ngo mwese mwishime. Ni kuvuga ngo ngewe nkaba nayikoresha Liliane nawe akayinkoresha. Umugabo araho ari kutureba aricaye, nyine ni boss. Aba ari boss nyine aba yicaye ari kunywa inzoga ye, ari kunywa amatabi ye, amasiga, bya bitabi binini banywa bakire banywa. Ubwo aba yicaye aho ngaho ari kureba, nyine umugabo niwe ubategeka akababwira ibyo mukora, akababwira ati hari ibintu mwafashe mwebwe ubundi. Ni ukuvuga ngo mukiri bazima. Umuntu arabanza akidora ko uri muzima ntabwo wabishobora. Ukanywa. Ndizera wamaze kukabona, urabona uko bintu bihagaze. Niba uri kumva ko uwo mugabo azana abadamu akabazana, hanyuma akabahereza ibintu byitwa vibrators cyangwa se akabahereza ibikoresho bakoresha mu buryo bwo kwikinisha, bivuze ngo we kuri bo aba yarabagiye inshuro zingahe, hanyuma kugeza ubwo amasomo amushirana cyangwa se n'ibikorwa akabona nawe byagize akabahereza ibikoresho utagira ngo babikoresha kuko bagize bati kumva ni ibintu bizenguruka no mu bantu ngo bande umwe akagikoresha ku wundi n'undi akagikoresha ku wundi, gutyo babihanahana. Indwara bakuramo ntabwo tuzizi, hanyuma abadamu bamara gukuramo no kuvomeza ndwara bakazishyira abagabo babo. Mwongere mutekereze neza uwo mwanda turimo. Abagabo benshi bashinzwe ubwo business, abandi bagore nabo wagira ngo mu mutwe sinzi ko babaye nk'ibiporoporo.
barababwira bagahita birukanka ugasanga wese aguruka ngo yabyumvise ngo byagize gute ngo bagiye kumwereka ngo uburyo bwo kwishima ngo mu bikorwa ngo by'abashakanye ngo iby'akabariro n'iki bakamurarura kirangiza umudamu utaruzi ibintu bimwe na bimwe nk'ibyo by'ibivibrator ababizi ni bake ibintu bimeze nk'ibitsina by'abagabo bakoresha bimeze nk'amamashini ntago babizi ugasanga mu bagore n'abo bagabo babijyanyemo abandi badamu usanga umudamu ntago yarazi ibyo bintu ariko yamaze kuraruka ko bya bintu yamaze kumenya kubikoresha bamweretse uburyo bwo kubikoresha uwo mugabo cyangwa se abo bagabo bashinze ibyo bisendika batangiye kujya barongora abagore b'abandi kandi bigirwa mu ruhare n'abandi bagore usanga umugore afite inshuti ye y'undi mugore bano ubona rwose bashamaje b'ibitenge bihenze ubona bari bo barabasirimu cyane usanga ari bo babaswe n'izi ngeso usanga ari bo bajya muri izi ngeso cyane kurusha n'abandi bose ahubwo bandi bakenye babandi badafite epfo na ruguru ntabwo bamenyana n'ibyo bigeso ahubwo babandi bavuga ngo baraziranye babasirimu ngo basengana ngo mano ngo bambara byahe kwembe ngo bya 200 kuzamura ugasanga nibo bafashe bagenzi babo bakaza ngo ufite inshuti y'umugore ikabikujyana umugore ikamujyana mu bwangizi tangira kumujyana mu bandi bagabo ngo bashoboye akazi ngo bazi gupfubura ngo bapfubuzi ngo bakarite ba fierite bakamujyana nk'ibi bigabo bikajya bibakorera iki bikajya bibarongoresha ibyo bintu bavuga bikozamo ibintu by'ibikokombura abadamu siga ubona umudamu nijoro arabyuka ukajya ukabona agiye muri douche cyangwa akajya muri douche cyangwa muri toilette akaguma yagatinda akamara akabashobora kumaraho nk'iminota 50 cyangwa 40 cyangwa isaha hari n'abazirenza kandi yagucunze yabyutse nijoro agafata rwa runtu dore baba babifite barabiguze akagenda akajya mu bwiherero wowe ukagira ngo wenda n'ikindi kibazo afite cyangwa n'uburwayi kumbi yagiye gukoresha rwa runtu ngo nta kintu wamumariye mwibaze ise turi kujyamo ahangaha nuko ari ibintu bitaragaragara ni nabivuga bamwe baratera amabuye ngwangwa reka mumanze mwumve n'aka video n'ubundi k'umudamu bita Liza mama Liza niba ari Liza menya ari we Liza mwumve ibyo avuga n'ibyo nago nariyembize ngo niba ari ibintu ngo by'ama waxing ibi biravugwa ariko abantu bakabirenza ingohe nibabyumve manza wumva aka video kwanza wumve ngo ibyo ngo by'ibi waxing bamaze gusirimuka abantu bari gusirimuka nabi bibaza ariko umugore kujya gutandaraza imbere y'umugabo atazi ngo namukorere waxing ngo amwogoshera insya ubwo ibyo bintu urumva byumvira biri hose jya hariya mu mujyi uvuga uti ndashaka umuntu umparura urebe ko bataguharura nabi cyane ari ibi bintu wabibwiwe n'iki ko batagusigura imbuga umeze nk'ikibuga kitajya kivaho baro abantu bogoshesha insya barazogoshesha ngo ni waxing njye ubu nawe bibanga abagabo basigaye bakwaho riherereye ababyeyi ni berure abagore bajya babatanga nk'abatanga imineke uri kuvuga uzimiza none se umugabo akumugore kugira ngo amurongore amukwa ubundi ikintu cya mbere gituma amukwa cyane ni ikintu ababitse hano uri kumva none se niba icyo kintu ari ibanga ry'umugabo umugore akagenda akakereka n'undi mugabo ngo agiye kogoshesha insya umugabo wawe aramugaye ese daka twemere ko nta mwanya afite ubu mwese muhora iyo utwite ukajya kwa muganga utarogosha insya umuganga arazogosha iyo udatwite uba ushobora kuziyogoshera anytime ikintu gituma mutaziyogoshera mukajya kwirwa mutandaraje imbere y'abasore mu mujyi ni ikiki ariko se ibi bintu uvuga ko ari nk'inkuru mbarirano ntabwo ari inkuru mbarirano kandi mu mujyi bihakorerwa jya muri shika cyangwa ujye muri mike babogosha insya mu Rwanda mu mujyi wa Kigali hari ahantu wagenda ngo nyogoshere insya wavuye nkajya kuzikogoshesha ikibazo nitugeraho njye baransohora urahura n'umugore abagabo bogosherwa n'abagore mfasha umpereza amakuru ahagije kuri ibi bintu kuko ndi kumva uri kuntera amatsi ni ukuvuga ngo umugore yashaka kogoshesha insya arahaguruka akajya mu mujyi uretse ko ngeyo mbirebye mbona atari cyo cyonyine abashaka arahaguruka akajya mu mujyi akajya muri shika cyangwa muri mike akareba umusore w'inkorokoro akamubwira ati ndashaka unkorera waxing ngo babyita waxing maze rero iki cyongereza cyaciye ibintu umuntu ahaguruka agiye no gukora ibintu biterekeranye yasiga abwiye umwana ati ni waxing umwana agasigara avuga ati mama yagiye muri waxing ntamenye ko yagiye gutandaraza imbere y'abantu atanazi kumbi yes umaze kubyumva nk'ibi ngibi urumva abadamu benshi basigaye bajyamo ibi bintu urumva ko ngenda bivuga wenda mukavuga ati
uriya iki, ariko hari ibintu byinshi bagabo mube attention. Abadamu banyu inshuti zabo mubona, bano b'abadamu mubona birirwa bararura abadamu, ugasanga umudamu bamwe bamujyanye bamuhinduye umutinganyi, abandi bamujyanye bameze nk'abagiye kumucuruza, bamujyanye ku bandi bagabo bamubwira ngo umugabo wawe, kuko abadamu benshi ndabizi, abadamu benshi bakunda kuganira ku kibazo baba bafite, niba bavuga ngo umugabo wanjye ngarangiza vuba, ngo umugabo wanjye ntagashoboye, baba baragiye baganira kuri utwo tuntu, kuko hari amabanga menshi abadamu bwabo bimenera, kandi tubimenye iyo bashwanye. Iyo bari gushwana nibwo tubimenye. Naho muri aka kanya umudamu iyo afite ikibazo cyangwa yumvikana n'undi ntabwo yakubwira ngo ibyo nabimubwira ngo ariko uzarebe iyo abadamu bashwanye nibwo tumenya ko bavuze kuri icyo kintu cy'umugabo runaka udashoboye, ahita atangira kumucyurira kuri izo ngeso ngo wamwambwiye ko umugabo wanjye adashoboye, ngo umudamu ngo tugahita tubimenyeraho ugasanga umudamu yaravuze ati ntabwo ashoboye, nta kintu azi. Hanyuma abadamu bameze nk'abasherisheri, abandi wagira ngo bataye umutwe, nabo nibyo navuze ngo bameze nk'ibiporoporo, ugasanga nta batinganyi bwarayayutse, barangiza bagafata wa mudamu wari umeze neza, utari ufite ikibazo na kimwe mu rugo rwe, utaragize icyo abura, bakamufata akamujyana muri bya bintu bigatangira babyita bamwe na bamwe ngo amasengesho, abandi bakabyita ngo ni ukumusirimura, abandi bakabyita ngo ni ukumuruhura mu mutwe, ibyo yahozemo, ngo akazi yahozemo, ngo baragira ngo bajye bamwereka ngo ahantu agomba kuruhurira mu mutwe. Hanyuma ibyo byo kuvuga ngo kuruhura mu mutwe usanga ari ubwangizi bamujyanyemo, bamwe bakamujyana mu bwangizi bwo gutangira bakajya basomana iminwa bakayica, abandi bakamujyana mu bintu byo gutangira kujya bakoresha bya bimashini, ugasanga hari ibyumba baba barakoze, bamwe na bamwe baranabyikodeshereza, ugasanga hari nk'inyubako ahantu hamwe na hamwe navuga mu etaje nk'uko Riza yari abivuze, ugasanga bafite icyumba bo biyishyura ubwabo, bafite cotisation biyishyuramo cya cyumba, bagashyiramo ibikoresho byabo bwite, uburyo umwe muri bagenzi babo ashobora kugira ate, ashobora gukenera kwisayidira, bakamuheza urufunguzo nk'umumambure wabo, akaba yajya muri cya cyumba akajya gukoreramo iki bya bikorwa bibi. Benshi bitagira n'abadamu beza nta n'ibibazo bafite mu ngo zabo, ariko abadamu n'abagabo bateye muri iyi minsi, abagabo mvuga si babandi bararura abadamu ngo basamanye, ahubwo babandi baza kubigisha ngo umugabo ngo hari ahatageza, ngo hari ibyumba ngo biba ngo mu bitsina, ibyumba niba ari ibyumba ama stage uko babyita. Nanjye ibyo ngibyo nabyumvise kuri Dawa TV Rwanda, hari ikiganiro kiriho cy'umugabo witwa bamwita Ibrahim, yagiye abivuga, niho nahise mbyumvira ko ibyo bintu bishoboka, ngo hari ibyumba ngo biba birimo ngo mu bitsina by'abagore ngo babe ibyumba, barangiza bakabimubesha, umudamu nawe umeze nkaho yahonamye akabyumva akabyikiriza, hanze akabayerekeza, bakavuga ngo bagiye kwiruhura stress, ngo bagiye kumusirimura n'ibindi byinshi, kumbe bagiye kumurarura. Umugore agatangira kubona umugabo we ntacyo avuze, akajya abona umugabo we nk'akadahwema, akajya amubona ko ntacyo amaze, kubera ko amaze kumenyera bya bikoresho biri artificiel byakozwe. Nibwo batangira kumubwira ngo urabona ngo nta kibuno ugira, ngo reka ngo tuzakore ku buryo gukoresha ikibuno. Umudamu akaza agashiga agatangira kwataka umugabo we, mpereza amafaranga runaka nkoresha ikibuno, kandi hanyuma yuko nakoresha n'icyo kibuno yagize amahire bigakunda, n'ubundi bya bibuno nibyo ajyana mu bandi bagabo, cyangwa se nibyo atangira kugaragarisha nk'ubwiza kugira bwereke umugabo we, agatangira kujya abikoresha agira ate ajya mu bandi bagabo, no kugira ngo akuze ikimero cyiza, bamubone yambara twa tuntu tumununiriye, hanyuma abagabo ni bamubona bandike buyoma muri mind, batangire kumushegera. Nibwo batangira kumwereka ko umugabo we ntacyo avuze, iyo yabuze ayongoye kongeresha ibibuno n'amabere, iyo yabuze cyangwa se amavuta meza ngo ngabasubiza mu buryo ngo bwa cyana, ngo amabere akongera agashinga. Iyo yabuze rero bahita bavuga ati wabonye wa mugabo wawe ntacyo ashoboye, ngwino twereke abagabo bashoboye. Abo ni abandi bagore bari kubosha umugore wawe. Abantu bafite ingo nyinshi muri iki gihe si n'abandi, ni abagore bagenzi babo bandi ubona ngo ni inshuti ye, niwe uza akamujyana mu ngeso mbi, niwe utangira kumwereka ko umugabo we ntacyo ashoboye. Abadamu nk'abo mubirinde mwa bagore be. Nubona umudamu kubwira ngo agiye kukwereka ngo uburyo bwo kuruhura ngo no gutuza ngo mu mutwe, byo witugira attention. Niba ari umudamu kubwira ngo tujye mu masengesho, ngo tujye ngano ngo mwereke, abagiye kukujyana mu bandi bagabo. Ushobora kutuvuga ati wenda ibyo uvuga nawe urabihimbye. Reba aka video ngiye kukwereka, ukamanza ukarebe neza ukazinga ati yawe n'abadamu bamwe na bamwe boshwa ngo bagiye kugira ute, ngo bagiye kujyanwa ahantu ngo baruhure mu mutwe, kumbi bajyanywe ku bindi bigabo. Reba aka video. Ako gakoko gato k'inyuguti enye gatume tuvino gatume tugwino, umvira ntugatatira abandi ku rugamba tururashoboye. Kivamvari yanwa y'ubwenge ntwara amafaranga,
kibambari yantwaye ubwenge mutera inda y'indaro kibambari yantwaye ubwenge antera sida. uri kubibona ngira ngo wabibonye. Uyu nguyu ni umudamu ukuze, abangaba urabona ni abadamu barimo baje mu byumba birimo abagabo. Warangiza wowe ngo iki? Kandi iyo umudamu amaze kubimenyera, iyo amaze kubona ko ari uko bimeze, aravuga ati ni gute nazajya rero njya kuruka mu mutwe ati hari ahantu haranduhura kuko yawe n'abandi bagabo. Uko abagabo akenshi na kenshi muri fenomene y'abagabo hari abasaza biri kugenda byanga, usanga ibintu bijyanye n'ibintu ngo by'utubariro n'iki biri kugenda byanga, ntabwo wakibifitemo imbaraga kubera wenda na stress n'ubuzima turiko turajyamo muri iki gihe. Usanga nanone abagabo benshi ntabwo nyine hari abagabo kwaba bigenda birangira mbese uko byari bimeze akiza atari ko bikimeze. Abagore rero bakoshwa nabo bandi bakagenda bakabahuza n'ibi bigabo, wanze umugore arakubesha akagutubura ngo urabona ngo ndajya gusura runaka, gatangira kubikubesha kuko uri umugabo we nyine wisezerana cyangwa se mu bana, atangira kubikubesha ngo ndajya gusura runaka, yangiza akambara imyenda ubona ari umuntu wambaye imyenda mizima imuhesheje icyubahiro, yarangiza akagenda yagera hariya mu muhanda akayikuramo akahita, cyangwa se yagera muri za nzu bajyamo akahita yikuramo akahita nk'uko ubibona muri aka kavidewo kari gucaho. Urabona uyu abaturutse mu rugo hanyuma akagira ute yagenda imyenda akayifata akayita mu nzira. Wowe wari uzi ngo ni umudamu ugiye wiyuhesha icyubahiro, yambaye neza nk'uko bikwiye, ariko akaba agiye muri za ngeso. Abadamu benshi, abagabo b'iki gihe benshi, bamwe na bamwe ariko b'insoresore, babagabo ngo bavuga ngo bakoze ibyuma, bagamubona mukabona bafite izo nzu, nibo bagenda bashinga izo nzu, nibo bafite izo nzu ngo bananuriramo ngo abagore bacu, nibo bafite izo nzu ngo bise za gym ngo abagore bajyamo. Abagore benshi muri iki gihe asigaye n'umukecuru wandi ubona byararangiye akubwira ngo ngiye muri gym ukikanga. Gym yihe? Aho besha ngo ngiye ngo nango ndi kugira ngo ngume kuri size, ngo ngume ndi umutoto. Yarangiza akagenda ngagiye muri za gym, akagenda akajya gukora ubwangiza. Urabona abadamu b'iki gihe uramubona ukikanga wabo wese. Urabona rero nk'iyi video uyu mubyeyi biragaragara ko ari umubyeyi ukuze usobanutse ku buryo bwose, ariko reba imyitwarire nyine, reba uburyo ameze, reba ibintu byinire, wanyuka ukavuga ngo ibi ntabwo biba bifite imvano. Abenshi rero bafite babadamu nyine ngo nabajyanama babo babereka ngo uburyo bwo kuza mu mutwe, mu buryo bwo gusirimuka, bakabakorera ibintu bitabaho, bakabajyana mu bandi, nibo bahuza n'abagabo, nibo bameze nk'abasherisheri babo, nibo batuma umugore wari muzima atangira kwifuza ibitabaho, tangira kwifuza amamodoka, tangira kwifuza imyambarire itabaho, tangira kwifuza ngo kugabanyisha amabere ngo no kuyasubiza kuri size, uharanira utangira kwifuza kuvuga ngo nanjye ngo ngire ngo ibibuno bishinze, mbe ni umuntu ugize ute, mbe ni umuntu ufite wizihiwe n'abantu bandeba b'abagabo. Ugasanga umudamu atangiye kugira ibyifuzo byinshi, atangira gushaka gusa neza, ni byiza, ariko nanone kumenya umugabo mu bantu ubushobozi afite nibyo byiza kurushaho, kandi ukamenya n'uburyo byakira n'uburyo ugira ute ubyitwaramo. Abandi ugasanga umudamu yari muzima bahisemo muhindura umutinganyi. Bahisemo muhindura umutinganyi, asigaye yumva nyine abagore ari bo biza kubera ko bahuye bagasomana bakagira ubuwe bagakora ubwangizi. Ibijyanye n'umubona bavuze ngo abadamu ngo bagiye mu masaro amwe namwe, ari amasaro amwe namwe ameze gutyo, n'ibyo ngibyo twumvishe ngo ni waxing ngo byo kujya kogoshesha. Umugore arinda ageze ubwo ajya kogoshesha ibyo bavuze, arajya kubyogoshesha gute? Nta mugabo afite. Niba wenda niba abadamu banini batabasha kuba bakwireba hasi, hari abadashobora kwikorera isuku bitewe nuko wenda batabasha kugira ute kuba bakwireba kuri iyo myanya, ariko niba afite umugabo nagira bimukorere, nta soni ririmo, ntabwo biteye isoni, aho kugira ugende ujya kubikoresha nk'uko Riza yabivuze ku bandi bantu batari n'umugabo wawe. Duhinduke imyifatire y'iki gihe. Utwo tu business nagira ngo na leta hibiketse igigindi ifata abo bantu. Izi business zihari zidafite 12 zikurikiranwe, abagabo bafite izo ngeso, abagabo niba bikeka babarege. Abagabo benshi bikoreshwa ubutsinda ngo bwo kuganiza abagore ngo byaye n'ubwo byo kuvuga ngo umugabo wawe ngo ntaga kuryohereza, ntaga gushimisha mu mubiri, ugiye uzatugufashe, tufite uburyo bwo kugufasha. Barakumujyana ubwo bakamusambanya, banje akamubwira ati uku niko twawe ubundi yagombye kuba bigukorera. Banyweye ibiyobyabwenge, banyweye droge, banyweye n'indi miti. Ugasanga umudamu atashe wa mugabo ahubwo wari umeze neza, uri naturel, utakoresha ibiyobyabwenge, tangiye kumufosinga ntacyo maze ntaje. Duze abantu benshi bagiye batandukana n'abagore babo kubera iyo mpamvu. Abagore biru bavuga ngo abagabo babo ntacyo bamaze kubijyanye n'ibikorwa ngo nk'ibyo ngibyo by'iki byitwaga ngo ni imbariro.
muri iki gihe niyo mpamvu mvuga ngo abagore nibabe open. Abagore benshi bamaze kujyayuka babandi tubona ngo herwa himbaza Imana, ngo babandi tubona ngo nabakobwa ngo bibishongore bashingutse, turabazi mu gihugu bahari. Ugasanga umuntu ntago yiteza ngibintu ngo by'abagabo ngo naga bijya mu kumba afite ahantu ajya ngo kajya kururutsa ngo stress ngajya ngo kugira ngo mu mutwe ngo uruhuke ngukore neza nyine zangonga yake muri sa massage ngo za gym. Mwitonde bagabo, n'ubu ufite umugore wawe ukora ibyo bintu bene ibyo akubwira ngo nagiye muri za gym ngo ari inshuti zanye ngo zanjyanye ngano ngo tugomba kuruhurira mu mutwe. Niba umuntu atabonera ituze rye mu rugo, akaba mu rugo atari ahantu yaruhukira, ujye umenya ko afite ikindi kibazo gikomeye. Umuntu wumva mu rugo rwo atariho yaruhukira cyangwa se niba akeneye kwishima cyane n'umugabo yumva araruhutse, haba harimo ikindi kibazo gikomeye. Dufite abagore kuri iki gihe bageze ku rugero rwo kwisohokana, akisohokana akajya Gisenyi, wowe akagusiga akubwiye ngo wenda ngiye gusura mu rugo akakubeshya, yarangiza kumbajyanye na b'abadamu hari ibigabo bapanze bindi bari buhurireyo, barangiza ngo ingo zizubakwa. Dufite abagore b'abashirisheri bameze nk'abo kandi birirwa biyambitse amatenge, birirwa badamu nabashishikariza abagabo banyu barabakunda, muve kuri abo ngabo bababeshya bababwira ibintu bidashoboka. Badamu abagabo banyu barabakunda, emera urebe ubushobozi buhari mu rugo urabuzi. Mudamu ntago umugabo yakwima ikintu afite, kandi niyo yakikwima ukabona gifite indi ntego nziza, ushobora kumusaba ikintu ntakigoye muri ako kanya, ariko afite intego nziza zahazaza, ukumva wenda kukubwira ati nteganya kubaka aha, ntabwo uri bujye ku mwaka yo kujya Gisenyi ngo ahita yaguheza nkeneye sakame 180,000. Uwo nguwo n'uya mwaka nayaguye nagaruko azaba kwanze kuko afite indi ntego. Mufite abana biga, uri kuwaka 80 y'isakame yawe, ariko hari umwana ushobora kubura minerivare ko hejuru y'iyo sakame yawe. Ejo n'ejo bundi dushobora kujya muki dushobora kujya wena muri Guma mu rugo, amafaranga yawe niba yakuze isakame sinzi niba uzayishimira kuyisubiza ku isoko. Ibyo ngibyo rero niyo mpamvu mwabadamu mwiri mwoshwe n'aba badamu kubona mwisi inshuti zanyu zibajyana mu bandi bagabo. Ngiye ngufashe rero, waje kunyohereza umugore ndakanceceke, ariko byibuze aba bantu n'aba badamu ndabashishikariza umuntu nk'uwo naga bagiye kugira ute gutuma wubaka. Hari abadamu bameze nyine bafite mu mutwe wagira ngo ni ibiporoporo, nabo batavuga ati dushaka kubaho muri ubu buzima, ntabwo dushaka gukomeza kutugengwa n'iki n'abagabo bamwe na bamwe cyangwa umugabo umwe. Oya, turashaka kujya kuri sexe tukamera neza, tugakoresha ubundi ibitsina byacu cyangwa se bwiza dufite, hanyuma tugakira mu buryo bwihuse. Iyo shortcut ntabwo ibaho, kandi inzira za bugufi zisha abana b'imbeba. Niyo mpamvu babwira ngo mujye muba maso, mufunguke mu mutwe. Indike White TV Show Simpi Koma Yombi, na mpamvu yo kugira dutinde. Nitwa Benjamin, turacyari kumwe kandi ndabakunda, muzibukire. Ciao ciao.